Kigali ngeyo nayigaga mu gitabo nkabona na convention ku bifuniko by'amakaye ati byanga byakunda ahantu ntabwo nzabura umuntu supporting utazabona turi ahangaha turukata muri iyi mihanda tujya convention aha hantu twarahasengeye turahasengera twifuza kuhareba noneho nageze ahantu ntangira kubona amabisi menshi arambwira ati hano bita Nyabugogo ati niho ndi bugusige nahise mvuga ati byanga byakunda niba ngeze i Kigali meze gutya ntagize imodoka so nanjye nazaburamo imodoka bahita bankubita akazi ko kujya mpata ibirayi bakampa ibiryo gusa ndamubwira ati si jana ryiki ati se none hari uvuye ko ntandi wagiye ukazamo hariya ndamubwira ati ntabwo nabimenya atari ko dese ntayo mfite nibwo nkiva mu cyaro zibintu yankoreye yantundishije amazi nk'indobe 6 nakorewe nka turuwasa nkayamuhereza akabika kuko kurya Nyabugogo biba byoroshye ku mukarani buri ibirayi uratoragura imyumbati ugatoragura ukotsa ukirira burangiyewe nishyuye umwuka kwa muganga ngenda biza n'ipapuro rabizo ushaka kuzambwire nzabikuzanira ubutaha uri amafaranga bishura noneho bari kugura umwuka wakwishyuza imyaka uhumetse nta nubwo ayo mafaranga wazanayabona aho kugira ngo unankubite icyo gihumbi nambaye nabi ukubera ko imyenda nambaye idafuze isa nabi umusatsi wanyereyeho ugahita uvanga ngira ngo ni marine ngo nura mwana ngo no ku muhanda ukombo ni isi dutapfuna bubisi mbese iyo ubibonye ukora iki aho nuzikuza tura nk'umusozi amafaranga ya mbere akore mu kazi ko mu rugo nangana baranyambuye ahantu wa mbere nakoze ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze bampoza stories ndashimira abantu mwese tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nukuri Imana ibaho umugisha abantu mukora subscribe share like na comment nukuri turabibona byose nukuri kandi Imana ibaho umugisha mu utarakora subscribe wireba ikiganiro ngo ukomeze oya ukora subscribe uze mu muryango wacu tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi so rero nkuko mumenyereye ndi kumwe nanjye Fosette ubu nongeye nakiriye nagari mushyashya kuri hano kuri Mpoza twakoze igice cya mbere nagira ngo uyu munsi mwakire mu gice cya kabiri kindi twagombaga kuganiraho ariko mbere ya byose nagira ngo mbanze mwakire turakwakiriye Mana nziza Mana ishobora byose turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye neza n'urukundo rwawe tugushimiye ko uduhaye umwanya mwami Imana kugira ngo twongere tuganire Uwiteka Nyiringabo Imana turasenze kugira ngo iki kiganiro kize kugenda neza Uwiteka Nyiringabo Imana uturinde umwuka wo kubeshya umwuka w'ubwibone muri iki kiganiro kandi dusengeye n'abazacyumva kugira ngo mwami Imana kizagire benshi gihindura kigira abo gifasha mwami niko dusenze mu izina rya Yesu amen amen yes amazina nishimwe nk'ibisanzwe Fosette murakoze kunyakira kuri Moza Story rero amazina yonyine turayazi nishimwe Bernard nishimwe ubu tuvugana uri imbere hano uri ubutumwa uri ubuhamya bw'igendere yego rero nagiraga ngo noneho tugaruke tuganire ese nubwo koko abantu bakumenyereye ko bumvise bwa mbere ko wahiriye mu nzu warubanaga na Rafiki noneho na mbere yaho sasa ubundi wari mu ntoki wakoraga iki ko iwanyu se naha wageze i Kigali gute watangira tuganirira rero icyabaye mu muryango twagize mama na papa bagize kudahuza niko nabivuga bagize ikintu babyita amakimbirane n'amakimbirane bagize amakimbirane byaje byigiye gito cyane byari ibintu bihoraho n'amakimbirane yarambye ku rwego n'amakimbirane y'igihe kirekire nje navutse bari mu makimbirane na n'uyu munsi baracyayarimo ibyo bintu rero byanteye ku bundi muntu binyicira n'inzozi by'uwo nateganyaga kuzabaho byose birarangira nisanga ndi mu kazi ko mu rugo Kigali ngeyo nayigaga mu gitabo nkabona na convention ku bifuniko by'amakaye ati byanga byakunda ahantu ntabwo nzabura umuntu supporting naravuze ntabwo nzabura umuntu supporting reka njyane na birote nshobora kuzasubira ku ishuri urumva ugifite umutima wo kwiga kabisa njewe mayi nka data wenda usibye ubu nabaye gutya ariko ubundi numvaga njewe nziga ngera ni Kigali hambwa ati noneho wowe kuntu biri bugende ururira hejuru mu makara wiyorose shitingi nitumara kwatsa imodoka ahantu tugera habairiza amayibawe n'ibiki nanjye nje nyuma hejuru y'imodoka y'amakara
ni uko nguko yongeye naje i Kigali. Utazabona turi aha ngaha turukata muri iyi mihanda tujya convention, aha hantu twarahasengeye turahasengera twifuza kuhareba. Wifuza kuhareba gusa? Yego. Ariko icyantangaje kigatuma ngira n'isomo. Ntabwo ibyo niteze kubona i Kigali ibyo nahabonye. Oya. Nyine we wumvaguje muri New York. Nk'ubu nanjye uko mvuze New York ndumva ari ahantu hadanje. New York muri Amerika. New York muri Amerika. Ndumva nanjye ubwo ari ahantu hadanje. Nagera nkahita ntungurwa. Ugahita utungurwa. Noneho nageze ahantu ntangira kubona amabisi menshi. Arambwira ati hano bita Nyabugogo ataniho ndi bugusige. Ahantu nazi. Ahantu kubona abantu nk'ibihumbi. Arambwira ati byanga byakunda. Niba uri umukozi. Cyangwa se ukaba uri umwana mwiza. Ibyawe byose aha hantu bahita Nyabugogo niho ndi bugusige. Nago nahakurenza. Mpakurengeje naba ngiye kukuroha. Noneho niho bwa mbere rwose sinkubeshye nari mbonye amatara yaka ku muhanda ari nimugoroba menshi. Yaki wanyu no mu cyaro kingano terega no mu cyaro mu Rwanda mu byaro byaho habayemo amatara. Barahazi ni mu karere ka Ngororero. Uburengerazuba. Ni handi ushobora kwicarana ku muhanda ukabona imodoka indi gacaho nyuma y'iminota 5 cyangwa 7. Ese Ngororero ariko ubwo si ku muhanda uri main. Nuzubwo iki gihugu ne atari kaburimbo ko naho ari kaburimbo. Naho ari kaburimbo. Munsi y'umuhanda. Ntabwo twari dutuye munsi ya kaburimbo. Gusa kaburimbo twayigeragaho tugiye mu isoko. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ubugeze Nyabugogo mu ahantu ubundi Nyabugogo byanze bikunze nk'ukuntu nanjye nzi mu cyaro. Ni ukuvuga ngo ukigera ku muhanda wa Nyabugogo ni amatara, ni abantu benshi, ni imodoka nyinshi cyane. Ni imodoka nyinshi Nyabugogo, ni abantu benshi. Bari abangana n'akagari kose ko mu cyaro. Bari babona mwagiye mu nama cyangwa muri mu rusengero. None imodoka nge narazirebaga nkavuga ati byanga byakunda. Hano nzabonamo imodoka. Wese umva ari miyawe. Nahise mvuga ati byanga byakunda niba ngeze i Kigali meze gutya. Ntagize imodoka se nanjye nazaburamo imodoka. Arambwira ati rero njyewe ntago ndi bukurenza hano n'undi bugusige ndagusiga hano Nyabugogo muri gare. Mitamva mu makara shoferi nta nubwo yarabizi. Mitamva mu makara ninjira muri gare. Kwinjira muri gare rero ikintu cya mbere cyambayeho ntazibagirwa. Nashatse ahantu ho kwihagarika. Tera muri Nyabugogo ndabyibuka. Ndayoboza. Baranyobora. Wayoboje gute? Urumva hari utuza abantu batega bisi babicayemo. Yego. Nayoboje umuntu avuga ati komeze nabi ntago wandangira ahantu njya kugira kuruhukira. Hambwa ati se kuruka meze bite navuga ati meze nabi nshaka kwihagarika. Hambwa ati genda hari hica uriya muntu winjiremo hariya. Ndagenda ndinjira. Inkoni za mbere nakubiswe ni Kigali naziririye Nyabugogo. Ku giceri cy'ijana. Maze gusohoka marambwira ati none none siki. Ndamubwira ati se bite. Ndamubwira ati nayo mvuye kwibohora. Ati rero iyo umuntu ajemo hano atanga igiceri cy'isuku. Ndavuga ati nibyo disi. Ntangira kwibaraguza mvuga ati byanga byakunda wenda aranyumva angirira imu. Ati nibyo disi ati isuku ni ngombwa kandi isuku ni isoko y'ubuzima. Ati yego ati murakoze tunose uri kujya he ati zana ijana. Ndamugaza utese kwihagarika ubu bishyura ijana i Kigali koko. Ndamugaza ati si ijana ry'iki. Ati se none hari uvuye ko ntandi wagiye ukazamo hariya. Ndamugaza ati ntago nabimenya atari ko disi ntayo mfite nibwo nkiva mu cyaro. Zibine yankoreye. Yantundishije amazi nk'indobe 6. Yanyeretse ahantu njya kudaha amazi nkaza nkasuka muri izo ndobo. Aravuga ati mba nkukubise nundi munsi ntugakine n'ubuzima muginga we. Harase akunda ko hari abagore n'umugore akubwira. N'umugore ambwiraga gutyo yambaye naga atabonana n'agapfukamunwa. Nta mikino wamuze. None nanjye mpita mvuga ati byanga byakunda. I Kigali si Kigoma.
ntangira kujya ndirimba za ndirimbo z'amaganya za ndirimbo z'Ama-G The Black ngo waje ku isi ariko ntuzi ikiyirimo ntangira kurimba izo ndirimbo mu mutima ati ndapfuye indobo z'amazi ndazivoma maze kuzivoma navuga ati rero umpaye akanya gatoya unkundiye twaganira umaze kuyavoma ari yego ndamubwira ati mu rugo ni mu cyaro njyewe narinje nahise mpindura system ndavuga ati nanje gushaka akazi umuntu ari wanyohereje i Kigali yakuyeho telefone nta telefone mfite na nomero yiwe nayanditse ku gapapuro nagataye muri bisi yanzanye wamfashije muri aba bantu barimo hano niba umaze iminsi mo hano ntabwo wamenya umuntu ushaka umukozi aravuga turavugisha ukuri ndavuga ati ndavugisha ukuri nibwo nkiva mu cyaro nanjye yarandebaga ko iyo uva mu cyaro buriya n'ubwo waba i Kigali uburara ugira gute hari agashusho uba ufite ko gusa neza se cyangwa ko kuba umunyamujyi oya buriya iyo uri umunyamujyi mu mutwe no kwisura biraza uri umuntu ukana ko umuntu acangamutse uruhu ruhinduka ukabaho mwiza ukaba mwiza ukuntu kubujya no kuntu ugira gutya ukabona hano nyine hari ukuntu bigenza aravuga ati byanga byakunda ndi kubona ubuturage bukurimo ngwino nkufashe ikintu yahise anjyana hano muri restaurant hariya Nyabugogo bahita bankubita akazi ko kujya mpata ibirayi bakampa ibiryo gusa naho kuryama fata ikintu tugiye kugufasha nta mushahara ikintu tugiye gukora tugiye kujya tugukubita ibiryo byo kurya tuguye n'ingange iyo restaurant ni iyihe za Nyabugogo ko abantu bahita bayimenya reba Nyabugogo neza muri gare uzamuke kuri zile escalier mo hejuru hari ahantu bakora ibintu by'amatelefone n'ibiki hari restaurant irimo hajya gutya hejuru hafi n'ibiro bya polisi muri gare Nyabugogo muri yanzu iri muri gare iriya za escalier ziriho polisi hari naho narahigiye utazabona umuntu wenda yisekeye bitewe n'ibihe hari ibintu umuntu yibuka akavuga reka ndenzeho ngerageze nishime muri aka gace iriya restaurant niyo nakozemo rero nkorera ibiryo bari bagukoreye ikintu cyiza buriya kurya no kuryama ni cyo kintu gihenze noneho hari umuntu nahamagaye buriya nubwo wenda ubwana bwari burimo nta n'umuntu nsanze i Kigali ariko kakana ko kuvuga ngo wageze mu ishuri akantu ko gufata akazamo ukabata ibyanga byakunda nzi nomero ya mama mu mutwe nzi nomero ya papa mu mutwe nzi nomero ya garafrere haciye nk'icyumweru icyo gihe wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 18 ibyo bisaba unyuze mufite 18 18 yanjye nari Nyabugogo nkatariya muri gare noneho bampereza ko bamaraga gukora nk'isambusa cyangwa amacapati bakavuga ngo jyana uhereza abagenzi waranaserivaga kwanza nyuma y'ibyo byose njye ndi muri iyo restaurant ikintu nakoraga nahataga ibirayi namara guhata ibirayi isambusa zikaba zahiye na capati nkahita mfata indobo nkayimanukana nkayijyana muri gare njye nabwiye umuntu ati ubicuruza kumwe bacuruza nyine bariya bose mbaga ati murafataho none rero indobo narayimanukanye irimo biraha ndi kugenda mengereza mu modoka nyine mbaga ati muragura ntuko nagize gutya mbambonye umuntu wo mu rugo ari muri bisi nkati nyuma y'imodoka ngatamba nagahita nsubiza mu cyaro ahita hamagara wati wa muhungu wanyu ndamubonye mpita nkatanca inyuma y'imodoka ndikomereza ejo ndongera ndamubona haca abateze se cyangwa abari gutega ari muri bisi haca aciye icyumweru ndongera ndamubona ko nge gare iriya gare ya Nyabugogo yari nka gare yanjye niho wawukoreraga niho nabaga noneho mpamagara Mary niwe muntu wa mbere nabibwiye ko ndi i Kigali ndavuga ati nubwo mwambuze mwihangane ndi umuntu mukuru nshoboye kuvuga icyo ntagira ngo nkutangarize nuko ndi muzima nagiye i Kigali wakoze neza buriya kumumenyesha ko uri muzima hari igihe ngombwa gufata icyemezo nk'umuntu umaze gukura barahangayika ndamubwira ati nagiye i Kigali ntuzamangayikiraho ndimeze neza noneho nsubiye muri gare ko ngiye naho yihoragamo ncuruza utuntu ndavuga atari ku bundi umuntu kadateze kunsubiza mu cyaro mu rugo ko twavuganye nkababwira ahantu ndi wamwiyereka ndamusuhuje ndambwira ati semeze bite ndamubwira ati ni sawa ati nanjye nyine ati mu kwezi gushize ati nimukiye naha ati ndi nkorera hano ruguru ndacuruza yari umugabo yari umugore yari umugabo afite n'umuryango yimukanye n'umuryango ati ndacuruza ati baye byiza ati wazadusura ukareba mu rugo
ambwira nk'umuntu mukuru nawe kumbi yari afite gahunda yo kugira ngo azansubize mu cyaro. None nge ntinabimenya ndavuga ati ndanga byakunda ubwo ngize amahirwe nkaba ndi i Kigali nkaba mbonye umuntu w'iwacu nubwo napfa yamenya nk'umurambo wanje yaguye akabahamagara. Ndagenda ndamusura ngewe uko nagiye kumusura n'imyenda nagiye nambaye ntago yemeye ko nongera gusohoka mu rugo. Yese avuga ati wanyu ndahazi ukinjira nyigera iwabo yarangaburiye ndajya amaze kurya nshatse kuvuga ngo ndagiye avuga ati mwege ko ruraruke ati iwanyu ndahazi mama wenda muzi papa wenda muzi ntago wemerewe kuva hano bataje kugutora. Uri i Kigali ntaranga muntu ugira ndabizi iby'iwanyu wavuye mu ishuri yega atari wowe ubishatse atari ubushake bwawe ariko kwicara ahangaha ababyeyi bawe baze kugutora bagusubize mu rugo. uwo muntu waramurakariye muri iyo minota naramurebaga nkumva mbaye mushoboye namukubita nk'ikintu. aho ndumva uwo muntu ni umubyeyi, uwo muntu ni umubyeyi cyane kuko yikoreraga nk'uko wowe rero kwanza ari wowe umwana wawe nyine urumva wabimwemerera. Njye naramubwiye ati se mu rugo ugiye kunyoreza urahayobewe. Njye niko namubwiye. Namubwiye ati reka nicare nushake no gufunga byore ntago ndi bwiruke. Ko yaravuze ngo bafunge ngo bashyeho urugi. Namubwiye ati rwose byore nushake gufunga byihorere. Mu rugo ugiye kunsubiza ntago hazi. Papa ntago umuzi, mama ntago umuzi. Njya kuva mu ishuri wigeze uvuga ngo mwana wa runaka papa ntago twabanye nabi wenda nubwo abuze ubushobozi cyangwa akaba agize ubwenge buke kukurihira reka ngufashe ngo supporting ntago ubizi. Byose nibyo muganirizaga. Nje niko namubwiye ndi no kurira ngo hoyangwa abana ngo murananirana ngo mukajya mu muhanda mita mubwira ijambo rimwe ndamubwira ati ntago nge ni usohoke muri iyi nzu nushanga upfungirane mu cyumba ahantu genda hariya kuri restaurant baguhereza agakapu kanje nemfite tora dukapu twabaga twanditseho Arsenal na Barca narashizemo birote nabwo ati uzane birote irimo noneho njyane ku ishuri. None se ngewe niba mu rugo papa ataha akarara arwana na mama nanjye nkabigenderamo urumva icyo ngiye ngomba gukora ari iki. Ndavuga ati niba wumva ugomba kunsubiza mu ishuri genda baguhereze birote yanjye uzunsubize mu ishuri. Aravuga ati noneho ikintu ngiye gukora ngiye guhamagara papa wawe mubwire ko uri hano. Hamagare papa wawe mubwire ko uri hano mubwire aho ngufatiye n'ibyo nsanze uri gukora turebe icyo dukora nk'abantu bakuru utaba warananiye sko dore ko abana b'iki gihe mwananiranye. Muhereza nomero ye ngiye kuyimuhereza arambwira ati wikwigora nomero ya papa wawe ndayifite. Aramuhamagara ahamagara papa telefone ye ntiyacamo turatuza turaryama buracya mu gitondo bampa amazi yo koga bampa n'imyenda yo guhindura ndanabashimiye. Saa 3 za mu gitondo ahamagara nomero ya papa nanone yanga gucamo. Ndamubwira ati rero niba nomero ya papa yanze gucamo wowe reka nguhereze nomero ya mama aba ari uhamagara. Nomero ya mama ndayimuhereza narayihamagara yanga gucamo. Ubwo ni saa 4 bwije barancumbikira mu gitondo bampa amazi yo koga mpindura n'imyenda. Saa 4 zirageze ahamagara nomero ya papa yanze gucamo ahamagara mama yanze gucamo. Umutima wanjye mvuga ati byanga byakunda arandekura. Kuko mu cyaro na network azaho bari hatari. Kandi bikoreshereza Tigo Airtel nizo zitanga amayinite arambuye menshi cyane ngo uravuga nturambirwe. Batanga paka nyinshi. Paka noneho nkajya mvuga ati byanga byakunda ibintu biracama arandekura. Aravuga ati ngewe ikintu ngiye gukora ngiye kukujyana mu rugo nubwo iwanyu nomero zabo zanze gucamo ngewe mu gitondo ndajya mu cyaro numuki bano bantu bavura ibintu by'inka bakazitera veterineri n'umuveterineri ndajya gukorera iwanyu mu gitondo kare
itegure urye uryame kare mu gitondo turataha. yipanze akazi kabisa. Kubw'amahirwe nka saa yine za nimugoroba tugiye kuryama arongera ahamagara nomero ya papa. Nomero ya papa ibiciyemo. Nomero ya papa ibiciyemo. Papa ati Papa Shema ati umwana wawe namusanze aha naha bimeze gutya na gutya bimeze gutya na gutya. Telefone ihita ivaho. Ahamagariye mama. Mama ati Papa Shema ati umwana wawe namusanze hano na hano namuzanye ari mu rugo bibaye byiza ejo mubaye muhari mu rugo namubazanira. Ari mama. Ariko abwira mama. Mama aravuga ati rero nje umwana twaravuganye ambwira ahantu ari ambwira kuntu ibintu bimeze ndamuga ati nibura ukubona nta kibazo bawishakira ubuzima ntacyo uje kwica hano nta n'icyo uje kuzura. Papa Shami aravuga ati noneho ubwo mama wavuze gutya reka tugende kubera ko nari nagukuye hariya babibonye musubizeyo mubwire n'impamvu utaraye utashye nayo nyibabwire. uwo mutipe uwo mupapa n'umwana mwiza ngiye ndumva nta buriya no kuvuga ngo byanga byakunda nubwo wapfa ugapfirana ariko iyo wize hari akantu kaba kari mu mutwe pe kabisa uwo muntu ahubwo uzanamusharinga iki kiganiro unamushimire. Uyu kiganiro agomba kukireba kuko nyine urumva nyine ni umuntu w'umubyeyi wakuze kureba muri karitsiye aravuga ati umwana ngiye musanze ahantu habaza na za mayibobo ataba nkabo pe ahubwo ababyeyi bose natwe niyo twaba tutaraba ababyeyi ariko ariho tugana tuzamenye ko tugomba kurerera u Rwanda cyane. uwanjye ngo yariye yaryamye ngo reka yombonye hano mu muhanda ngo cyangwa ngo reka mbirenze ngo indeke kubireba. Uwo muntu ni umugabo cyane. Ngewe reka nkwereke rero akantu gatoya tutararenga abantu. Ababyeyi cyangwa abantu bakuru cyangwa se abandi bantu bose mu mutwe harimo kode yo kuvuga ngo abana bo ku mihanda 2025 turimo aho ikiganiro gisohokeye size ngizi niba wumva ikinyarwanda hari wumva ikinyarwanda neza 2025 ukaba waramenye Imana ukajya mu rusengero ugasenga cyangwa se ukaba ari muri societe zitandukanye, iri jambo ryo kuvuga ngo abana bo ku muhanda aho wabereye hari umuhanda abaganga bigeze babyaza umwana mwabantu mwe mw'abakristo mwe mw'abanyarwanda 2025 izina umwana wo ku muhanda rigomba guhinduka. Nta muhanda wigeze ubyara, nta muhanda wigeze ubyara umuntu. None se ni gute umuntu avuga ngo uriya mwana ngo no ku muhanda? Nuko ari hababa. Nuko ari haba. Burase barabizi neza ko ariho tuba turi. Oya nanjye narahaciye. Bere kujya bavuga umuhanda nabi ngo n'abarabana ngo babavuge nabi. Niyo mpamvu ibintu twabizanye ku mugaragaro. Abantu wabona umuntu nge biranambabaza bikananjya ahantu. Noneho bajye babitekereza gute kubera iyihe mpamvu? Umva impamvu ya mbere. Niba wakurikiye neza story yanjye, amateka yanjye, ahantu navuye n'ahantu nari ngeze Nyabugogo, urumva hari ikindi kintu nari gukora. Narahari wabigizemo, sinayo mahitamo wari ufite. Noneho sasa reba ku nsanga Nyabugogo icyuya cyandenze izuba ryanyishe, umva kuntu ubuzima bwanjye umva ahantu naciye. Noneho wanaza aho kugira ngo unankubite icyo gihumbi nambaye nabi rukubera ko imyenda nambaye idafuze isa nabi, umusatsi wanyereyeho ugahita uvanga hangira ngo ni Marine ngo nura mwana ngo no ku muhanda. Wabyumvisha ibyo bintu? Mba nkukomye mu nkokora, mba nkuciye intege. Ntago uzi impamvu yatumye ndi kuri uwo muhanda. Wasanga mfite n'uburwayi bwo mu mutwe, ndi n'umusazi. Cyangwa se ugasanga uwo mwana uri ku muhanda uri kwita ikirara, uri kwita mayibo, uri kwita umwana wo ku muhanda yaje nkuko naje. Ndagira ngo nibutse umunyarwanda wese ahantu ari, uburi umukire, uburi umuke. Niryo jambo ngewe nta nubwo nzongera kurikoresha muri uyu mwaka ryo kuvuga ngo ndi umukene. Nese niba nta n'ikibanza ufite i Kigali niwanyu ntacyo,
ukaba cyokoza yikorera ari ayo kurya gusa urumva urakennye bro. umva nkubwiza ukuri umva iri jambo ngiye kukubwira n'umuntu uzaryumva azarishinge hagati. Nta muntu wumva ugenda ureba uhumeka ibyo bintu uko ari bine. Umuntu wumva, umuntu ureba, umuntu uhumeka, umuntu ugenda, mbese umuntu ufite ubuzima buzima, ibi bintu uko ari bine, uwo muntu ntabwo ari umukene. Ntabwo ari umukene. Ntabwo ari umukene kuko afite ubuzima gusa. Umukene ni umuntu udafite ibyo bintu byose kandi igitangaje ni uko atabaho. None se dore ndashyiraho amafaranga. Ibyo bintu uvuze kuko hari abantu basabiriza Nyabugogo baba nyine ibyo byose uvuze ntiyabiburiye rimwe, ariko hari umuntu w'ubuzima afite ukabona buri hasi pe, ukabona nyine n'uwo gufashwa. Uwo muntu nawe nagushaka akaba umukene se, nagushaka umwita umukene. Uzi umuhanzi waririmbye ngo ubigenze uteko ya Niyo Bosco, ya Niyo Bosco ngo komboni y'isi dutapfuna bubisi, mbese iyo ubibonye ukora iki, aho ntuzikuza tura nk'umusozi, mbwira ubigenze ute. Urumva? None se niba umuntu utareba abasha kwicara agakora icyo kintu kimeze gutyo, noneho ukaba ufite ibintu birenze 5, urareba, uragenda, urumva, uravuga ngo uri umukene. Ntabwo dukennye. Ntabwo dukennye, icyo kintu abantu bacyumve. Niba uzi ko ufite ibyo bintu bine tukaba tutaragushyingura, sabirimbi tuguherekeze. Niba utavuga, ukaba utumva, ukaba utagenda, ntabwo waba uri muzima. Ntabwo waba uri muzima. Rero ibyo bintu niba ubifite, aho ufitemo, sina ngombwa byose, niba ufitemo kimwe gusa. Uriya Niyo Bosco ndamukunda. Ndamukunda kabisa. Yazi kuririmba n'indirimbo ze zifite message cyane. None se twihuse ko urumva uwo mugabo yaramaze kugusubiza ku kazi kawe, nagiraga ngo utubwire wakomeje kubaho gute, noneho ubuzima wowe kugira ngo tukubone gutya nyine umaze gufatisha Kigali, umaze kumenyera, wakoresheje irihe banga, wanyuze mu zihe nzira, utubwiye twihuse. Yes. Naciye mu buzima butandukanye kandi bugoye. Ntago byose wabivuga ngo ubisoze, ntago wabirangiza, ariko muri makeya nakoze iyo restaurant ndanahava. Igihe kigena ibyacyo mu gihe cyacyo. Igihe kigena ibyacyo mu gihe cyacyo. Igihe cyangiza umukarani, igihe kingira umuyede, igihe kingira umuzunguzayi. Nese ukigera Kigali wabonye aho kuba gute kwanza, ahantu hambere na mbere wabaye byagenze? Ni ingangi nariye. Uvuye muri iyo restaurant? Ni ingangi. Ni ingangi. Ngiye no kuvuga ngo buriya utazabona, ngiye ikintu kimbabaza ni ikintu kimwe. Ni ikintu kimwe, ikintu ndi kubwira abanyarwanda, ikintu ndi kubwira abakunzi bacu, kugira ngo tugire ikintu duhindura basi muri 2025. Ari nacyo nkomeza kuvuga ngo niba udashoboye gufasha umuntu, wacishije make ukigendera. Ibyo bintu ugeze no kubivuga ejo ndi kudohereza ubuhamya ko kwa muganga abantu bazaga bakavuga nta n'ikintu bafashije mama wawe, bakavuga gusa, bakavuga baha message ivuga uti niyo wumva nta kintu ufashije umuntu tugenda gake, waretse kugira ibyo uvuga wakigendeye. Rero reka nkubwire mbigarukeho, uyu munsi uba ufite vewiti, uba ugenda n'amaguru, muri wowe manzi utekereze ko hari ikintu gikomeye kuruta ikindi ufite. Ikihe? Ikintu gikomeye kuruta ibindi byose ni uyu mwuka turi guhumeka. Nicyo cy'ingenzi. Nicyo cy'ingenzi. Burangiyewe nishe uyu mwuka kwa muganga ngenda bizi. N'ipapuro arabizi ushaka kuzambwira nzabikuzanira ubutaha. Uri amafaranga bishura noneho bari kugura umwuka. Uwakwishyuza imyaka uhumetse nta nubwo ayo mafaranga wazanayabona. Byonyine kuba ugihumeka. Icyo ni kimwe.
nicyo gishoro Jay Polly yarabivuze kuba ugihumeka nicyo gishoro. Ikindi niba waravukiye mu muryango ukennye nk'uwo navukiyemo, ukavukira mu muryango w'amakimbirane nk'uwo navukiyemo, ikintu kizakurokora muri ubwo buzima bwose ni ugusenga. Turi kureba ikintu gikomeye kuruta ikindi ni ugusenga. Gusenga Imana cyangwa se nyine ntago ndajya ku mpande z'ahandi n'ahandi kuko ngewe nemera Imana na biriya n'ibyanditswe byera, ariko nabonye ko gusenga Imana by'ukuri ariko uri gusenga Imana utari gusenga ngo ndebe ko narya, utari gusenga ngo ndebe ko nambara, utari gusenga ngo ndebe ko babona ko nagiyeyo, utari gusenga ngo ndebe ko barebe ko nambaye neza. Gusenga nyine tu ukavuga ngo byakunda nubwo nkennye, ariko hari Imana indinze muri ubukene bwanjye. Urumva? Nubwo ndi gusenga, nubwo nciriritse, bigaragara ko ndi mu buzima buciriritse, ariko hari Imana inshoboje kuba ndi muri ubwo buzima, ko hari ababuvuyemo se. Kuko uyu munsi tuvugana, niba ubizi neza, ntago nkuze cyane, ariko nanone ntago nkiri umwana mutoya. Byanga bizakunda mu myaka mfite, hari ibyo narebye, hari n'ibyo nize. Njyewe ku myaka yanjye mfite, hari abo namenye bafite amaguru ubu ntayo bafite, hari abo namenye bareba ubu ntago bakireba. Ufite experience ni imyaka so yivuze wawe gifite imyaka ingahe? Ende imyaka yawe si myinshi ngo ariko sinamike wayivuze mu njyewe vizo yanjye niyo muri 2001. muri 2001 harabura imyaka 70. ubwo rero mbiyo mfite ufite imyaka 70. Muri 2001 niyo vizo yanjye iri 2001 nyine turi muri 2025 hasigaye imyaka 75. ubwo urahita wumva iyo mfite 25 ntago ndayigira nawe. Okay, none se no kuvuga ngo rero experience iri muri ibi bintu ntago dukeneye kuvuga ibintu by'abandi bantu, ibintu twumvishe, ibintu amateka ni meza, ariko dukeneye gutanga ubuhamya bw'ibintu twabayemo, twabashe gukora intoki zacu. Rero ngewe ntago ndi umukene, oya ntago ndi umukene. Wenda ibyo ushobora kunsaba umunsi ushobora kuba ntabyo mfite, ariko se ababigezeho bahereye nakumvise impamvu wavuze gutyo kabisa. Kandi okay, ni nabyo kwanza nawe ufite factor yeho uriyizeye muri make cyane. Nje nshingiye sangize neza ubuzima bubi wanyuzemo utihitiyemo kuvukiramo, buriya hariya tuvukira bari itangiriro ry'urugendo rwacu. Reka rero hari uwatangiye neza nk'uko babivuze, mugana agatangira mu bakire, yarangiza akajya azamura umutwe ashaka kujajinga abakene cyangwa abataraho ari ashaka kwigira umunyabwenge. Ntabwo atekereza ko ari fondasiyo yahereyeyo badafite. Ariko rero ntitwirengagiza yuko hari abahereye hasi habi cyane, hafi yo kuri zeru, munsi ya zeru, bakaba barazamutse baranarenze nyine abafite ibyo bahereyeho bakuriye mu miryango myiza. Rero ndagira ngo nkubwire ko of course mbere ko nkomeza ku iyo myaka yawe ufite na vision wihaye, birashoboka cyane pe, kandi courage ushobora no kuzabigeraho rwose. Ari ubigeraho kuri 60, ari ubigeraho kuri 30, ari ubigeraho kuri 20, ari ubigeraho kuri 10, mbese nta mwaka runaka uhari wo gukabya inzozi zawe. Buri mwaka utangiye ubyumva ko ari wo gukabya inzozi zawe, kandi courage. Icyo rero nagira ngo mbwire kugeza naho hano ugeze, erega ubu ngubu uzisaro. Ubu ngubu twaje gukorana, umaze gukorera umuntu retushe. Ejo bundi twaretse gukora, uri kumbwira tufite abakiriya bangaye, mbese abantu urakora kabisa mu Kicukiro barakuzi mu banyamakuru. Nagira ngo umbwire kugira ngo ugere aho ngaho yuko wiga ibyo ngibyo nyine, urumva warungereye yuko waraye ingange. Ugiye kumbwira n'ahandi hose waraye, uko wariye. Kigali nta muntu n'umwirega wari uzimo, niho hantu ugiye gukomeza umbwira mu minota ingahe dusigaranye, kugira ngo buri muntu wese akuremo isomo. Yego, icyo navuga cyo nkuko nari maze kuvuga ko ubuzima bushingiye ibyo bintu byose, nusanga ntabyo ufite, nusanga nta muryango ufite, nusanga nta n'amashuri ufite, nusanga nta n'inshuti ufite nzima, yoboka inzira yo gusenga. Nubwo ibyo byose nabibayemo, nkaba mu buzima bwo ku muhanda bigoye, njyewe ndibuka ikintu cya mbere cyampaye amahoro nuko ninjiye mu rusengero.
nuko ninjiye mu rusengero kuko narazengurutse nkora ibishoboka byose ubuzima buranga neza kandi ndi i Kigali kandi noneho wumve natekerezaga gusubira mu rugo nkahita mvuga ati byanga byakunda nzagwa i Kigali kuko mu cyaro ho niyo mwaburaye karite yose irabimenya noneho ikintu nakoze ni iki naravuze ngo byanga byakunda nabaga Nyabugogo ninjiye igikarani nkajya nkora igikarani nkataha mu ngange nkakora igikarani nkataha mu ngange kuko hari umwagenti wabaga Nyabugogo w'umushuti wanjye yajyaga mbikira ibiceri nakoreye nyine nakoreye nda nka turuwasa nkayamuhereza akabika kuko urya Nyabugogo biba byoroshye ku mukarani buri ibirayi uratoragura imyumbati ugatoragura ukotsa ukirira noneho ndakura ngera ku rwego rwo kuvuga ngo noneho reka ndangure ubunyobwa bwanjye nyine mbuteke ubunyobwa nkaburangura nkajya ari abatekera uducapati bamara gukora capati nanjye nkafata akagapano nkakaranga utunyobwa nkadufunga nkakomeza ariko ntaha hehe mu ngange urumva ni wari ufite naho uteka ubunyobwa waraburanguraga udafite aho ubuteka njye ubunyobwa naburanguraga ntaho kubuteka mfite ugatira nyine abandi batekaga ibintu by'amacapati n'iki bamara kubikora nkavuga ati mureke ncisho tuno tuntu njye ncuruza ubunyobwa gutya mba muri ubwo ubuzima bugenda bwaguka gake gake ariko menyana n'abantu byanga byakunda ndavuga ati icyo ngiye gukora none kubera ko ubuzima bukomeje kungora kandi nkaba nagikeneye gusubira hehe mu cyaro kandi nkaba maze kugira gute gukura ntari maze kwifotoza irangamuntu narayibonye ngiye mu kazi ko mu rugo urumva ndavuga ati buri muntu wese mbonye muri gare nta hantu wandangira akazi ukora akahe kazi se wakora iki washobora gukora iki ari izamu narikora ari ukoza imbwa nabikora ari ukugira gute nabikora kubera ko nabayeho mu buzima busuzuguritse mana yanjye ndagushimye ariko bwose yagiye bundindiramo ndavuga ngo ngiye mu kazi ko mu rugo nuko nisanze mu kazi ko mu rugo akazi ndagakora akazi kugenda hari bibiri kangahe nejo bundi nta bya bibiri kangahe na za 12 na za 20 nubwo buzima nisanga mu kazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nako ndagakora kwakugirirwa icyizere n'Imana buri Imana ikugiriye icyizere igitera no mu bantu urumva havamo amahirwe muri utwo duceri nagendaga nkora n'ibiki amafaranga ya mbere akore mu kazi ko mu rugo nangana baranyambuye ahantu wa mbere nakoze warukoze yamaze angana nakoze ntazi kubara ukwezi ko nabaraga iminsi 30 urabona ko ujya mu kazi ko mu rugo ngiye nabaraga iminsi 30 nkafite byanga byakunda niba ari 15 nkorera nkabara iminsi 30 nziga iminsi 30 nangira bari bumpembe mbara iminsi 90 bari iminsi 90 bataramemba n'uwo mupapa ndamuzi we nta nubwo arana yama ariko iki kiganiro ndabiza azakireba uzamuha link ntabwo yari yayama nabaze iminsi 90 ikintu yamaye yo kwiyogoshesha nsotse sinagaruka yamaze amezi 3 aguhembye aguhaye ayo kwiyogoshesha nagiye ubwo ngiye nyine ngenda sotse ngiye mba nirukanka ubu ni ngiye yo duhuje nkabona rwose bitari kuvamo aho kugira ngo nkugore cyangwa se nkunanize hari n'igihe ngenda gira ikintu mubwira umugabo utarakwishyira kubera ko yamfashije nubwo atanyishyuye ariko hari iminsi mibi yandengeje naje aho hantu ntazi kwisiga amavuta nyine n'ifiriti ntaramenya wenda uko bisa n'ibyo bishyimbo no guteka ntarabimenya nubwo atigeze ampemba ariko yantoje akazi yagutoje akazi ndibuka njya guteka ifi bwa mbere nashize amavuta mu isafiriya nayo mpita nyirambikamo wewe muri wewe wese wibwira ko nyine ariyo mpamvu utahembwe ko ruko yakwigishije akazi se ntago ari ko nabitekereje nyiratekereje ko yamfashe nk'umuntu w'umuturage umuntu ukoze akazi bwa mbere umuntu utaruzi Kigali kuko nanjye nagerageje guca bugufi ngaragaza buryo ki bwose ndi umwana mwiza havuga ati ahubwo yise umwana mwiza ni n'ikigoryi nanjye reka mu profit yuririye ku bwana bwiza bwawe yuririye ku bwana bwiza bwanjye nyina nkoresha uko ashaka buriya reka nkubwize ukuri umuntu ujya umwiyereka bitewe n'uko ashaka kumwiyereka yari afite n'umuryango nta muryango yari afite yari umusore wibana yari umupapa ntabwo mbizi ngo byagenze gute yaribanaga wa mupapa we ntabwo wabaye umwana mwiza oya twereke umujajinga kubera ko iyo atamaho kuba
icyo gihe ako kazi wowe nuko ari cyo wari ukeneye reka kandi si cyo wagiye usaba turebe icyo wagiye usaba niba none se ubureka nkubaze icyo wagiye usaba warakibonye akazi kandi akazi ko guhembwa n'amafaranga mwari yavuganye warayabonye none se muri kontra si ngombwa ngo iba yanditse icyo wavuganye n'umukozi wawe iyo ubonye atari kubyubahiriza simubwire uti dusinyure turekere ugende rega njyewe narebye igikomeye kuruta ikindi igikomeye ntabwo ari ayo mafaranga kuko n'ubundi hari igihe tuzahura kandi akayama ahubwo igikomeye ni uko yampayeho kuba akantambutsa mu minsi mibi iminsi ikiri hano hakugoye maze marenge ntabwo nari nzi ko ari kutyo bizagenda njye numva ko nje gukora nkajya mbika 15 ku kwezi numva ari n'amafaranga menshi ntarayakora reka twihute cyane ntabwo ibintu twabivuga ngo dutahe aho narahavuye ndajya kuragira ihene hano mu banyamakuru Kigali se barabagira ihene hari ahantu zari zikiri n'icyo gihe nyine umwaka rega wo precise ari ahantu ihene zari zikiri bitari bibiri kangahe ntago ari biva muri 2000 na kangahe nje navutse muri 2002 nose ubwo 2000 ni muri 2019 naragiye 2019 ibihumbi 7 nibyo nakoreraga mvuye kuri 15 byanze umujama nsanga mpagaze ahantu kuri saro ndi kugikwafe nsa neza meze nk'umwana mu bakire kubyanga byakunda ugeze i Kigali ifiriti kuyobotse uhitubyibu kumwe bavugaga uhitubyibu ugasa neza noneho turahura nifashe gutya nyine tumvuga ati ntago ndi busubireyo ndamubwira arambwira ati meze ati wapi nta byanjye nubwo uko nameze gutya tibite se ko mbona waje kwiyogoshesha none bimeze bita amasaka bageze aha ngaha kudataha akazi karabuze boss yimutse ntabizi nsanga yagiye washobora kuragira ihene nabishobora uri umuntu abaye Nyabugogo yarize ibintu bigari ahita njyana mu kazi ke n'ihene nziragira ku 7,000 yarayamaye ndashimira Imana yakoze igihe kingana iki nakoze y'amezi 4 nakoze y'amezi 4 ni n'umushuti wanjye tujya ni mu boss mwavuganaga cyangwa ni umuntu wakurangiye akazi ukihene ni mu boss wa isoko niwe twahise tuvugana ni umu boss w'umusore muhitamo ba n'inshuti kabisa twahise tuba n'inshuti turakomezanya na n'uyu munsi turacyari inshuti nawe hari ikintu yakoze cyiza mu buzima bwanje yanyigishije kubana no kumenya umuntu wari we yambwiye amagambo 3 mu byo nibuka yavuze ko kwigereranya ari byiza ariko ngo bituma ushobora kwibeshya kuri abagombye kuburi kwigereranya ni byiza ariko bituma ushobora kwibeshya ko uraho akagombye kuburi aho abo wigereranyije nabo uhita wiyumvisha ko gakwiye kuburi kuri urwo rwego ako kantu rero nkakuruye nkagendeho imyaka myinshi kwigereranya ni byiza ariko bituma ushobora kwibeshya kuri abagombye kuburi kuko uyu munsi tuvugana niba mfite 3,000 ariyo nabashije gukorera nkeneye kuzakora ku rwego nziyishurira inzu nkeneye gukora ku rwego nzageraho nigurira inkweto n'ipantaro niba mpuye na wa muntu uhanze amaso iwabo ntago twere gutindana twere gusangira nyine dusangire ariko ngiye making sure ko ari njyewe wanyawe niba ari kunywera papa yamuhaye njyewe ndi kunywerayo nakoreye ikiyede none ikiyede muri kunywera hamwe ariko ibuka ko mutari bunywa amacupa angana tutari bunywa amacupa angana nitunanywa amacupa angana ndaba nigereranyije nishize mu rundi rwego ariko ejo ngiye nzasubira mu kiyede ako kantu nyine karamfashije nkagenderaho cyane muri ubu buzima kandi ni n'isomo natanga ku rubyiruko rw'iki gihe reka nabo tubabwireho gatoya ubundi twitahire urubyiruko aho ngeze aha ngaha ngenda umukwaferi ariko akazi kose gashobora kuboneka nagakora ubu wahita uzukanyegereza imbwa vuba vuba cyane nkayikubita icyangwa wancangaye koza imbwa ni 10,000 nahita nguha 10 ahituma 10,000 noneho ikintu reka mereze message uru rubyiruko rw'iki gihe turi mu gihugu gifite umutekano turi mu gihugu cyiza niba ibi bintu bine navuze ubaye bifite ubifite cyangwa ufitemo 2 cyangwa ufitemo 3 cyangwa ufitemo 1 byose ufite nakarusho ikintu ugomba gukora
mbere y'uko mujya hariya ahantu heza cyangwa mukagenda mugahura na bari abantu bakomeye. Uzi ko urwego urubyiruko turiho uri guhura n'umuntu wakaguhinduriye ubuzima, uri guhura n'umuntu wakaguhinduriye ubuzima, aho kugira ngo umwake nomero mukominikane mu bintu by'akazi ukamwaka ifoto gusa ugapostinga. Agafoto karatwika. Agafoto karatwika. Urumva? Agafoto karatwika. Dushaka akazi mbere yo gushaka amafoto. Dushaka akazi mbere yo gushaka amafoto. Nese saro waje kuyiguriye? Saro naje kwiga ndi kwa Rafiki. Mu mafaranga yakwishyuraga cyari yakwishyura? Amafaranga yanyishyuraga. Nese ubundi wagiye kwa Rafiki uvuye kuragira ihene? Jewe nave iki gihugu wikigira gito narakizengurutse. Ngo u Rwanda ni ruto. Ngo Kigali ni ngari. Narayizengurutse. Nese Judy mwahuriye hehe? Judy twahuriye imihanda. Wari uri mu mihanda? Ndi muri ubwo buzima sha. Mwari muturanye se? Twari duturanye muri quartier. Wowe aho wakoraga ariho nawe atuye? Hano akoraga ari hatuye. Nyine muri quartier, ukora muri iyo quartier atuye muri iyo quartier. Ni muri ubwo buzima nyine naho ngaho twahuriye. Urwaye abimenya ate? Ndwaye yabimenye gute se? Yabimenye ndi gukira. Muhuye nyine? Ntabwo yemenye duhuye, yabimenye ndi gukira ariko naravuye kwa muganga ndi mu cyaro. Ndumva ari bwo yabimenye ko kuva mu cyaro nisanze ndi iwabo. Yesu yaraguhamanda tubwire ukuntu wahuye na Judy kuko we mu bantu ushimira cyane. Umva Judy umushimira kabisa, uvuga uti ni umwana mwiza. Bibwire buriya no kumushimira ikintu wakora. Buriya niyo ubwiye umuntu ko ari mwiza cyangwa ikintu yagukoreye cyakugiriye akamaro biramushimisha kuko nta yindi nyungu abategereje. Ntago aba yagufashije kugira ngo uzamwishyure. Nyine yakoze igikorwa nyine cy'ubutwari. Yakoze igikorwa cy'ubutwari nyine ndamushimira. Ngewe kuva mu cyaro kuza Kigali byari mu mugambi w'Imana, ibintu byanjye nibigari. Ariko uko navuye mu cyaro, uko nageze i Kigali, uko nahuye nawe, uko twahuye, ni ibintu bigari. Ni ibintu bigari ariko icyo nzi cyo neza nuko yakoze byagombaga gukora nyine ku buzima bwanjye. Kandi si na Judy wenyine. Nejo bundi nawe na Element. Ase ko abastari bose numva uri ku cyangwa ushaka kujya muri industry nawe ukaba umusani. Oya. Ari muri suwaye umusani mu bya Kristo hari icyo byabitwaye. Wewe byaba ari ibya Kristo. Cyane. Element twarahuye. Mu cyaro nari maze hari umuntu usaza atarahura n'umustari. Ko Element twarahuye. Twarawenda mugate Element rero. Numvaga nshaka kumaza ibibazo byinshi. Ariko baduhaye umunota umwe wo kuvugana nawe. Mpita mugate Element. Nshaka nomero yawe. Ako niba izacamo bigenze gute? Nese sicamo. Wapi? Niba izacamo bigenze gute Element? Tuvuhamagaye mushuti wese ukamubwira uti hamagara Element ntiyacamo. Cyangwa itari. Urumva kuko nabonye amahirwe yo kuvugana n'umuntu ushobora buriya nshobora kuba ngende muri saro nkahita mugate Element. Ndi umukwaferi. Wenda muri business ze akora agahita avuga ati mfite saro. Uriya mwana namuha akazi. Element safety studio se. Ahubwo ati sha hari n'akazi ko gukora amasuku. Noneho mwebwe Element mujya kureba mwishyuye n'amatike yanyu n'amafaranga menshi nje tukajya dukorana twirirwana. Abajene mushake nomero yo kujya mushaka amafoto. Mbese we muhura ni wamwatse ifoto wamwatse nimero. Nahise mwaka nomero. Ntabwo ati ndi umufana wawe mbabaro mpe nomero. Kuko abifotoranyije nawe ni benshi. Si benshi se? Ni yanabibuka. Ako nanjye nyine. Ako nawe yahaye nimero gutyo nabo ni benshi. Buriya ni benshi. Nese urumva. Nzayikompoza kugeza muri 200 muri vizo yanjye. Pakiciyemo. Abajene mushake akazi mbere yo gushaka amafoto. Hari igihe ujya nko kuri restaurant uri nkubiswi urya kubw'abajama bihirinze muri ghetto none ukajya kuri restaurant runaka manager ashaka n'umukozi aho kujya mwegera mu gati se hano mutanga service nziza ni byiza ase mwamboneramo akazi k'ibintu bishoboye ugahita ujya kuri bariko hejuru kifotoza. Reka dushimire abakunzi ba Moza Stories. Twabaye ikiganiro kirambuye kirekire kabisa. Rero namwe nahanyu ho kujajinga
hagati aho ishimwe ubundi ufite salo ukoreramo salo irahari ukora muri salo ubwira abantu adresse yawe bazaze baguteza imbere ufite ibikoresho birahari hari ukuntu Imana igira gutya gashiteka ukanabona n'undi mu boss akaguhereza kontra nziza cyangwa umuntu akaba yakuremerana n'ibikoresho bimwe na bimwe byasa birashoboka kubera ko ewana mbere ya byose ukunda akazi kandi ufite na discipline abo mukora bimwe bo ni benshi rero bakozi ba Muza Stories turabashimiye mwakoze kudutiza umwanya wanyu kugeza aya magingo dusoje kino kiganiro naho ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao ciao yes